Muraho neza nshuti zanjye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo abahungu benshi bibaza. Ese hari uburyo bwo gutereta umukobwa bwa mbere muhuriye ahantu ukamuvugisha maze agahita akubona nk'umusore w'icyitegererezo? Nibyo rwose birashoboka, ariko bisaba kwitwararika. Ibintu bitanu by'ingenzi rero tugiye kuvuga muri iyi video ntibisaba amafaranga menshi, ntibisaba amagambo menshi, ahubwo bisaba kumenya uko witwara muri iyo situation. Ngaho rero niba uri umusore wigeze kubona umukobwa mwiza muhura bwa mbere ariko ukabura amagambo wamubwira, iyi video ni iyawe, reka twinjire. Ariko mbere yaho niba uri mushya kanda subscribe. Iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, naho ngiye umva kuri mikoro ni Sylvain. Ndakwibutsa ko dukeneye subscribers 1000. Gukanda subscribe kuri iyi video ni inkunga ikomeye urabuhaye Sylvain Cukumbura. Ndabikwinginze rero bivuye ku mutima wawe, ndakwinginze kanda kuri subscribe, nukandaho Imana isubize aho kuye. Ikintu cya mbere rero umusore bagomba gukora yahuye n'umukobwa bwa mbere, muri make ashaka kumuproposa bwa mbere, isuku n'imyambarire. Ikintu cya mbere umukobwa abona nuko usa, icyo ntacyo wavuga gifite agaciro niba waje udafite isuku. Ese wigeze guhura n'umuntu usa neza ku maso, wambaye neza, ugahita umufata nk'umuntu w'icyubahiro? Nibyo nyine n'abakobwa niko bamera. Hari abahungu batekereza ko gutereta ari amagambo menshi. Ndaguhakaniye, igisubizo ni oya. Ni isura yawe, imyambarire yawe ndetse n'isuku yawe. Iyo umukobwa akubonye usa nyine n'umuntu ukeye, ahita yumva ko no mu buzima bwawe uri serious. Ariko iyo akubonye usa nabi nyine n'ibyo uvuga nta gaciro gakomeye ababiha, kuko ukuntu unasa wabona bibangamiye. Ikindi kintu cya kabiri, kumwenyura. Kumwenyura biriya biri mu bintu bya mbere bitanga sinyari, bitanga message nziza ku mukobwa. Kumenya kureba umuntu mu maso ni byigishwa mu ishuri, ariko bifite imbaraga. Iyo urebye umukobwa mu maso akamwenyura mu buryo bworoheje, uhita wumva nyine ahita yumva icyizere cyawe. Ariko iyo uhise uhinduka cyangwa ukamureba mu buryo bw'igitutu cyangwa ukamureba nabi cyane, bimuca intege. Abakobwa rero bakunda abasore bafite confidence, ariko confidence nyayo si ugukabya, ahubwo ni ukwicisha bugufi ugaragaza ko uri. Urebye mu maso ntago bivuga nyine, mu urebye mu maso bifite icyo bisobanuye, ntacyo ntinya. Uwo muri make umuntu yaje kureba amwenyura nyine ni nkaho ntagaba yagutinye, nicyo hano bishatse kuvuga. Nishimiye guhura nawe, nicyo kintu biba bivuze. Iyo message rero ikomeye cyane, ikora ku mutima, nta magambo menshi wiriwe uvuga. Guys, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, kora subscribe kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi, unayisharinge nyine cyane, ubundi tujye twibanira muri video na uploadinze mu gihe gikurikiye. Ndabizi iyi video iragufasha rwose, nta kintu biri bugutware nunakanda subscribe, urabuneye inkunga ikomeye cyane. Twikomereze amagambo make ariko akomeye. Ikintu cya gatatu ni ikintu cy'ingenzi, amagambo make ariko afite ireme. Abahungu benshi bagwa mu mutego wo guhita baririmba imitoma myinshi, akamubwira amagambo menshi atagira icyo avuze. Ariko rero amagambo make yubaka byinshi. Reka nguhe ingero z'amagambo ushobora kuba wavuga igihe uhuye n'umukobwa. Ushobora kuvuga ngo ndabona ufite energy nziza cyane, iranejeje uhura nawe. Ikindi kandi, cyangwa se amagambo asanzwe ariko asobanutse, ni byiza guhura n'umuntu umeze nkawe. Ibyo ni ibintu byose bikora ku mutima kurusha amagambo maremare adafite ahajya. Guys, ushobora kubwira umukobwa mu ijambo rimwe udahubutse. Guys, kandi niba ushaka kubona uko abahungu batera imitoma, hari movie nakurangira. Iyo filme ni season bayita Photo Seduction. Iyo filme niba utanayibona, uze kunyandikira kuri WhatsApp 0794405946 mubwire aho wayikura. Sawa, iyo filime nyine izagufasha kureba uko abahungu baproposa. Irimo umuhungu nyine bamwita Jacobo, uzareba nyine uko ibintu abikora, nawe niko uzabikora. Ikindi kandi, ikintu cya kane sasa ni ugutega amatwi. Iyo wateze umuntu amatwi bituma nyine yumva ko nawe umufitiye icyizere. Ikintu cya kane nyine gutega amatwi. Abasore benshi batekereza ko gutereta ari ukuvuga cyane,
nyamara sibyo. Iyo umukobwa abonye ko ibyo uvuga ubyitayeho ahita yumva umwihariko wawe. Reka nkubaze ikibazo, wigeze uganira n'umuntu ukabona ko atakumva? Akubaza ikibazo ariko ntakumve igisubizo, niyumve nyine igisubizo, akaba arakubajije niyumve igisubizo. Iyo experience mbi aba afite mu gucommunicatinga n'umuntu nyine niyo ituma byose bipfa. Abahungu benshi icyo kintu bagitindaho, niyumva umuntu nyine icyo ashatse kuvuga. Nk'umukobwa nkakuruka bugiye kumuporopoza bwa mbere, utangiye umusuhuza, nyuma akaza kugira ijambo akubwira nturyumve. Biba bisaba ngo ubyumve byose, ahubwo niba wumva bitari gukunda utangire ukuremo akawe karenge. Gutega amatwi ni iturufu ikomeye kurusha amagambo yose, kandi iyo abona ko wumva ibyo avuga ahita akubona nk'umusore wihariye. Nakubitsa kicana yitwa Sylvain Cukumbura, muntu w'Imana, kanda subscribe. Ukanda subscribe nta kintu kiremereye biguhombya, ndetse nta n'ikintu biguhombya kuri ino YouTube channel ya Sylvain Cukumbura. Izagufasha kubona advice nziza cyane, nta gihombo uzahagira. Kanda subscribe guys, dukeneye subscribers 1000, ni inkunga ikomeye uraba umpaye. Kuba ufite icyerekezo iri mu bintu bya mbere bishobora gutuma upropose umukobwa fast bwa mbere, igahita bikunda. Muhuye nyine once igahita bikunda. Ikintu nyine cya nyuma ari nacyo cya gatanu, kuba ufite icyerekezo. Abakobwa ntibakunda abasore batazi icyo bashaka. Iyo usoje ikiganiro ugira uti byaba byiza kongera guhura nawe ejo saa 10 hano, cyangwa ndumva byaba byiza tukongera kuvugana, nguhaye nimero yanjye, aho uba werekanye ko ufite direction. Ariko iyo uvuga uti nizere ko tuzongera guhura igihe kizaza, uba wigaragaje nk'utazi icyo ushaka. Confidence idafite direction ntacyo imaze, kandi direction ni ituma umukobwa amenya ko uri serious. Ndashaka kumva namwe, ese hari igihe mwahuye n'umukobwa bwa mbere ibintu bikanga cyangwa se bigakunda? Ni gute byagenze? Byandike muri comment, kuko inkuru zanjye zizafasha abandi basore, cyangwa inkuru zawe zizafasha abandi basore bizafasha abandi basore kwipromotinga nyine igihe bagiye kugera gutrayinga urukundo once. Ngaye nguko rero, niba ushaka ko umukobwa akwibonamo bwa mbere agahita gukunda, menya ibi bintu. Igihe umupropose bwa mbere, muhuriye mu nzira, muhuriye ku isoko, muhuriye muri picnics, muhuriye muri expo, ahantu hose hatandukanye, agahita agukunda. Ibi ni ibintu ngiye kugusubiramo, ibintu ugomba kwitaho. Ugomba kwita mu kugira isuku n'imyambarire, kwiyitaho ukaba nyine gentleman. Cya kabiri ni ukumwenyura. Kumwenyura mbibutse, iyo wamwenyuye nyine ni nkaho weretse umuntu kutamutinya, ahubwo wamwikundiye. Icya gatatu, amagambo make ariko akomeye. Icya kane, gutega amatwi. Icya gatanu, kuba ufite icyerekezo. Niba ubikoze neza, umukobwa ntazibagirwa impression yawe ya mbere wamuteye. Kanda subscribe. Iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, naho nge wumva kuri mikoro ni Sylvain. Bibutse dukeneye subscribers 1000. Iyi video kubiyo ukagera ku musozo ni iby'agaciro. Imana iguhe umugisha, kandi ndakeka iki kiganiro hari ikintu kigufashije. Murakoze, Imana ibarinde.